nagiye ku kaguru k'umugore wa mukuru wanjye ndakanda koko nkajya muhaho nawe yarangiza akanyitegereza. Sinzi uko byangendekeye mba ndamusumiriye, nyamara sinamenye ko ibyo nari ngiye gukora byari amahano. Gusa nanone amahano yari kuvamo urukundo rudasanzwe. Ariko se muki niba koko ubona buno buzima tuzabasha kububamo Claude adahari? Ako suvane tuze kuba Claude adahari ubundi wari wabura. Oya si ibyo ngibyo mvuze. None se Ako rwose kuba muri buno buzima Claude adahari mba numva hari ikintu tubura pe. nukuri Vane nkuko nabigusezeranyije, Claude nagaruka ntabwo nzongera gutuma agenda. Nzamubwira gume hano kuko ntabwo twabaho tutamufite rwose. Nukuri ibyo bimaze kuba nta kibazo nari mfite, numvaga nta n'icyaha nishinja pe. Njye n'ababeshye icyo niyumvagamo n'urukundo. Uhise wibaza ute se nari nkunze umuntu ariko tukiryamana, kandi uwo muntu nta n'iminsi ishize tumenyanye? Nk'uko nabibabwiye, uyu mugore wa mukuru wanjye twavuganye amagambo arenze 5 umunsi namuramiraga agiye kugwa. Nibwo bwari ubwa mbere njye nawe tuvugana amagambo ageze kuri 5 ndetse akanarengaho. Rwose birumvikana ko wihise wibaza impamvu naba nangiye kujya mu rukundo cyangwa se kwiyumvamo urukundo. Ariko nkubwije ukuri inzi pe, ese ubundi uru rwaba ari urukundo ra? Nyusa ku nzoga nahise mera nk'ugaruye ubwenge cyangwa se nk'uhindutse ukuntu, noneho umutima utangira kunshira urubanza. Oya mabuja nukuri ndakwinginze mumbabarire, ndakwinginze mumbabarire ntimunyirukane, kuko niho hantu honyine mfite nta n'ahandi pe nshobora gukura amafaranga yo gushakira barumuna banjye ibikoresho by'ishuri. Nukuri ndakwinginze mumbabarire. Ufite ikihe kibazo? Ntugire ikibazo pe, ntawe ukwirukana kandi nta n'amakosa ukoze. Oya mabuja nukuri mumbabarire, umbabarire ku makosa nkoze pe. Nanjye ubwanjye sinzi ko ibintu nkoze nabikora. Nukuri nanjye nisanze byabaye. Oya ni amakosa ukoze kandi humura nawe ukwirukana. Nawe ukwirukana humura. Nta kibazo. Ubu ntabwo muri bunyirukane? Nawe ukwirukana ntugire ikibazo. Mabuja urambwira ukuri koko nta muntu uri bunyirukane? Nta kibazo. Shira impumu ntacyo bintwaye pe. Ntugire ikibazo. Urambwira ukuri ko ibyo dukoze ntacyo bigutwara? Ntacyo pe. Ntugire ikibazo. Akimbwira ko ntacyo bimutwaye, nahise nongera nsa n'utaye ubwenge. Nyamara muri kwibaza ngo nataye ubwenge gute? Ariko n'ababeshye nanjye sinzi uko byagenze, mba ndamuhobereye. Iyo minsi yose twakomeje kujya turyamana kenshi, ari nako umubano wacu urushaho kwiyongera cyangwa se gukomera. Bidatinze ukwezi kwarashize kandi nagombaga kujya gusura abavandimwe banjye nk'uko nabibasezeranije.
Amakuru yawe se umeze ute? Makuru ni meza nari. Okay rero mbwira ibyo umbwira vuba, mbwira icyo unshakira. Dore mvuye mu kazi nananiwe nyine kujya kuruhuka. Olivier, ibintu ngiye kukubwira ntubifate nk'ubusazi cyangwa ngo bifate ukundi ube wandakarira, ariko nyibwire, wowe n'umugore wawe mubanye neza? It's amazing. Ariko koko ubu ni ubusazi. Kuva ryari se njye n'umugore wanjye umbaza uko tubana? Siko utangiye kujya unanyubahuka? Kabiri kangahe umbaza ngo njye n'umugore wanjye tubanye dute? Anyway, ibyo byihorere. Ibyo umugore wanjye byihorere, tubanye neza, ibyo bindi. Ahubwo ndumva niba nta kindi ufite kumbwira nakigendera. Ko mba nkeneye kuruhuka, nta mwanya mfite wo gutakaza, ejo mba afite akazi. Oya, utaragenda gato, ibyo nari bikojejeho umuvandimwe tu, kugira ngo umenye umuvandimwe wawe kandi ube uri mu rugo iminsi yose. Ariko utarajya kuryama nagira ngo umenyeshe ko ejo nzajya mu rugo kureba ba Mukiza na Vanessa uko bameze. Rero ndumva wamemba ariko ukwezi kuko amatariki yageze. Aka kanya si usuba kumburara? Okay, none se harya wize amasaha neza? Umunsi wawe urangira sangahe? Ndizera neza ntashidikanya ko urabizi ko umunsi urangira saa 6 z'ijoro. Urumva nta pressure yawe nkeneye, rero nzaguha ejo mu gitondo. Hari ikindi umbwira? Oya, nta kindi. Uretse gato. Ese ubundi ko nabonye madamu wanjye ari uri gukora imirimo wigaramiye aha, kuva ryarasigaye gukorera imirimo wagakoze, habaye icyo ubundi? Nuko nyine uyu munsi yambwiye ngo niruhukire, yamaye akaruhuko bisanzwe nyine nk'umuntu uzabyuka afata urugendo ejo. Yambwiye ngo uturimo twose ari budukore nta bibi, nanjye niruhukire. Nk'umuntu ufite urugendo ejo rwose ugakoresha madamu wanjye. Nawe ndaza kubimenya neza. Iryo joro ryarakeye nk'ayandi yose, gusa mbyuka mfite akanyamuneza kuko nari ngiye kongera kubona abavandimwe banjye. Ntumbwiye ko wari ugiye utambwiye ngo umunsi mwiza. Numva guhaherekeje Olivier agiye mu kazi, nahise ko ndi bugusange hano hanze akaba ari umusezerere. Ni impamvu. Umunsi mwiza kandi uze kugaruka vuba. Nawe umunsi mwiza. Ndaza kugaruka mbere ko saa 10 zigera. Naragiye ariko ngenda mu mutima nibaza byinshi. Nibaza niba Jessica yaba nkunda kuko njye nari maze kumukunda by'ukuri. Ndi mu nzira ngenda nafashe umwanzuro wo kuza kumubwira ko mukunda ngarutse. Kandi amubaza niba nawe koko ankunda by'ukuri.